icyo cyumvikane neza. Noneho ukavuga uti hari ubufasha se bundi mushobora guha abo ngabo baba barashoye muri ibi bya pyramid scheme cyangwa se muri ponzi scheme. Ngira ngo buriya ibigo byose bya leta bikorera mu gihugu biba bifite inshingano aho zigarukira. Buriya BNL ishinzwe gufasha abantu bashoye cyangwa bakorana n'ibigo yahaye uruhushya. Buriya rero ibigo tutahaye uruhushya ni ibigo biba bikora mu buryo butemewe. Iyo bikora mu buryo butemewe rero ni ukuvuga ngo RIB tubishyikiriza RIB ikabikurikirana. Na buriya ibi byaha bitizwa umurindi no kwamamaza. Izi mbuga nkoranyambaga n'umwanya mwiza reka z'ubuhinzi. Noneho hari n'icyo mugarutseho cyitwa TMP. Gira ngo abantu ntabwo banakurikira kubera ko Capital Market yasohoye n'itangazo rivuga yuko itabihaye uburenganzira hari ayabasha kugaruka ariko hari nayo udashobora kubasha kugarura, kuko aba bakriminere, aba bantu bakora ibi byaha, abanyabyaha. Ndagushimira rero ndetse nguhaye ikaze hano kuri Shadow TV. Waba warakoze subscribe cyangwa se utarayikora ngo usaba gukora subscribe kugira ngo tugende tubana umunsi ku munsi. Kuri iyi nshuro nanone ikibazo cyateye mu by'umwihariko nicyo tugiye kwibandaho, nanone dushyira umucyo ku bantu bagiye batanga ikirego ndetse no ku bantu bagiye basaba gusubizwa amafaranga kuri MTN. Ngira ngo abantu benshi bakomeje kugenda banyandikira, abo nafashije bigakunda, hari nabo bitakunze, gusa ibyo byose ngiye kubishyiraho umucyo. Ngira ngo ikire nanone ndibuze kugarukaho, ngira ngo abantu benshi mwagiye mubona bagenda bacecekeshwa, ababivugagaho cyane bagenda babacecekesha ukuntu, ari nacyo kintu cyatumye abantu benshi bagenda babishidikanya bavuga bati ibi bintu bishobora kuba nabyo birimo akandi kaboko kihariye cyangwa se irindi banga ribyihishe inyuma. RIB rero yakomeje kugenda bigarukaho kenshi ndetse inagenda bivugaho kenshi. Ngira ngo abantu bakurikira imbuga zitandukanye za RIB bagiye babyibonera, aho Murangira Beats yari yagiye abivugaho kenshi, gusa abantu benshi nanone ntabwo bagiye bamenya amakuru y'uburyo bikorwa cyangwa se y'icyo bagakwiye gukora igihe bahuye n'iki kibazo. So kuri ijoro rero nanone mbere yuko dukomeza ndagira ngo mubanze mwumve icyo BNL yabivuzeho cyangwa se icyo RIB yabivuzeho mbere yuko tugira ikindi kintu twongeraho. Bya bindi by'ubwambuzi bushukana bavuga cyangwa se ugatangira, hari ibyo twagiye tubona bitangira ibigo by'ubwishingizi mu buryo butemewe. Ntabwo twebwe ububasha BNL ihabwa n'amategeko bushobora kujya gufata abo bantu cyangwa ngo bugire gute. Ibyo ngibyo tubishyikiriza RIB akaba ari ibikurikirana, yaba gukurikirana kugira ngo niba ari abatekamutwe wenda banafatwe bahanwe cyangwa se bagenerwe by'amategeko ategeka, ariko yenda n'amafaranga wenda wari baraza kwisobanura neza niba hari icyagaruka. Ariko ikigaragara tuzi dufitiye amakuru ni uko akenshi iyo umuntu agiye gukora ubutekamutwe buriya ashyiraho ikintu kizatuma utayabona aho uyavana. Icyagiye kigaragara ni uko usanga nta n'umutungo umwanditseho akenshi, kandi nk'uko twabivuze niba ari umuntu watangiye ikintu kiriho rinayini ugasanga link yifunze, akenshi rimwe na rimwe n'ibimenyetso bishobora kugorana kuko aho bivana haba hifunze. Kubera ko harimo ibyaha byakozwe, hari abantu bica amatwi, hari abantu bica amatwi. Iyo tubivuga dutya tuba tugira ngo abantu bakanguke bumve ibyo barimo koko. Aba bantu uvuga ni mu kiganiro kirambuye rero RIB ndetse n'umuvugizi wa BNL bagiranye na televiziyo zigiye zitandukanye, by'umwihariko RTV ndetse n'ahandi henshi. Ngira ngo mwagiye mubibona ku mbuga nkoranyambaga bigenda bicicikana ahantu henshi bagaruka kuri iki kibazo cya TMP, by'umwihariko ikibazo kimaze iminsi gicicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, ndetse abantu benshi ngira ngo by'umwihariko babashije gusobanura ese niba koko iyo bigenze gutya business nk'izi za online zigafunga ese biza kugenda gute. Basobanuye ko hari amafaranga ashobora gusubizwa ndetse hari nayo usanga yarabikojwe ntacyo babikoraho, cyane ko by'umwihariko benshi mu bakorera izi business za online cyangwa se mu bazishyira online ubusanga nta mitungo igiye ibanditseho nk'uko umuvugizi wa RIB yabisobanuye.
Ikindi kandi nanone ngira ngo basobanuye uburyo imikorere y'izi business za online, aho bagarutse ku buryo izi business za online zikoramo. Akenshi uba usanga bagusezeranya ingimu y'umurengera cyangwa se bakagusaba gutumira abantu bagiye batandukanye, bityo abo bantu bafunga ugasanga nibo bafungiye. Icyo gihe nawe nk'umuntu wagiye utumira abantu bashyira muri iyo business, nawe baragukurikirana kuko nawe uba uri umufatanyacyaha. Icyo ni ikintu cya kabiri. Noneho ikindi kintu cya gatatu, bagarutse ku ma business agiye atandukanye, ngira ngo yagiye atwara abantu benshi amafaranga. Nkubwiza ukuri, izi mbuga nkoranyambaga cyangwa se n'ikigo icyo ari cyo cyose kizajya cyamamaza aba bantu kizajya gifatwa nk'umufatanyacyaha ku cyaha cy'ubwambuzi bushukana. Ndabisubiramo, muze gukata ubutumwa. Ngira ngo ubutumwa ni ubutumwa nanone bwavugishije abantu benshi, by'umwihariko abantu bakomeza kugenda bavuga kuri TV1 yagiye yamamaza iki kigo cya TMP, by'umwihariko bavuga bati ese ko abacyamamaje by'umwihariko TV1 ngira ngo bo ko batagiye bakurikiranwa ese bimeze bita. Ikindi kandi nanone ngira ngo abantu benshi mwagiye mubibona, abantu bashatse kugenda babivugaho cyane, gusa bagasa nkaho bagenda bacishwa bugufi cyangwa se bacika intege, kubera ko babonaga nta musaruro birimo kugenda bitanga, ubona nta muntu byitayeho iki. Ariko kirago abantu bagiye begera inzego zibishinzwe RIB ndetse n'abagiye bakurikirana ibibazo byabo kuri MTN, byagiye bitanga umusaruro. Ngira ngo kandi nanone ni nk'ibyo bidahagije, ngira ngo basobanuye cyangwa se bavuze ku buryo iyo akenshi business nk'izi usanga zikorera online, iyo imwe isa nkaho ifunze usanga ahita havuka izindi nyinshi zitandukanye, ugasanga hahise havuka zisa nkaho zishamikiyeho cyangwa se hakavuka izindi nshya nazo zihishe muri uwo mucyo cyangwa se muri izo njyana, muri ubwo buryo bw'ubutekamitwe. Kuri ubu nanone bagarutse kuri nyinshi muzagiye zitwara abantu amafaranga, gusa ntabwo arizo tugiye gufokasingaho. Ariko nanone nyuma y'aho TMP ifungiye hari izindi nyinshi zahise zisohoka nanone zakomeje kugenda zitwara abantu amafaranga. Hari nka za GCP n'ibindi ntazi, hari za Sora ndetse n'izindi zigiye zitandukanye, gusa zisohotse muri iyi minsi. Gusa nanone mbona kubabwira ko zimwe muri izo zatangiye kugenda nanone zitwika cyangwa se zitwara abantu amafaranga. Igihe rero nanone bikugendekeye gutyo, ngira ngo abenshi nk'uko twagiye tubibona mu minsi ishize mu mavideo agiye atandukanye, icyo gihe icyo wihutira gukora ukimenya ko washutswe cyangwa se waguye mu mutego ushukana, icyo gihe wihutira kujya kuri MTN bakagufasha kugaruza ayo mafaranga watakaje. Ariko nanone ntabwo bivuze ko buri gihe uzajya uhora ufata riske witeguye ko urajya kuri MTN kugira ngo bagufashe kugaruza ayo mafaranga watakaje muri ayo ma business. Ikindi kandi nanone igihe bikugendekeye gutyo, ibuka kumenyesha cyangwa se gutanga ikirego kuri RIB kugira ngo bamwe muri abo batekamutwe bakurikiranwe, cyane ko abenshi bagenda bafatwa. Nk'umucyo rero kuri iki kibazo, by'umwihariko kuri izi business za online uba usanga zitemewe, ngira ngo Beneri y'ubwayo yarabyisobanuriye ivuga ko mu Rwanda nta bigo by'imari cyangwa se bikora mwa buriya buryo uba usanga izi business za online zikora byemewe mu gihugu cy'u Rwanda. Bisobanuye ko ziriya business zose ziza zibeshya zivuga ko zifite ibyangombwa ndetse zifite amasertifika agiye atandukanye, zikora mu buryo bwemewe, izo zose zikora mu buryo bubeshya cyangwa se zikora mu buryo bw'uburiganya. Ku bantu rero bazijyamo, ujye ujyamo wizeye ko 96 ari scam cyangwa se 7 ku munsi w'ejo guhera saa sita, ngira ngo dufite live mu kiganiro kirambuye, aho byose tuzabigarukaho, by'umwihariko n'ababishinzwe bazaba bari hafi kugira ngo dusobanukirwe.